iyo tugeze ku musaraba turapfa kandi tugeze ku musaraba turazuka. Umuntu wese ushaka gukurikira Yesu ubwa mbere agomba kubanza kwiyanga. Kwiyanga rero ni ukuvuga umubiri wa kamere arabanza akawica ugapfa. Amaze kuwupfa kuwica abone bayiyanze kuba muri kamere habamo ibintu biryoshye, muri kamere habamo kwambara, habamo kujya, habamo ibintu byose no kwigwiza ubutunzi. Rero umuntu wese ushaka gukurikira Yesu ubwa mbere hari ibyo kubanza kwiyanga. Arabanza agahera ubusambanyi, arabanza agahera ubusinzi, arabanza agahera. Niba warahamagawe wari umusambanyi ugomba guhagarika ubusambanyi. Niba warahamagawe ndetse wari umunyamagambo, amagambo urayahagarika. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu wese ushaka kunkurikira abanze yiyanga. Rero muri kino gihe abantu bajya bakurikira Yesu ari ibintu batabanje kureka. Mu yandi magambo, iyo tugeze ku musaraba turapfa kandi tugeze ku musaraba turazuka. Umuntu wese ushaka gukurikira Yesu ubwa mbere agomba kubanza kwiyanga. Kwiyanga rero ni ukuvuga umubiri wa kamere arabanza akawica ugapfa. Amaze kuwupfa kuwica abone bayiyanze kuba muri kamere habamo ibintu biryoshye, muri kamere habamo kwambara, habamo kujya, habamo ibintu byose no kwigwiza ubutunzi. Rero umuntu wese ushaka gukurikira Yesu ubwa mbere hari ibyo kubanza kwiyanga. Arabanza agahera ubusambanyi, arabanza agahera ubusinzi, arabanza agahera. Yesu ntabwo azatwara amatorero, azatwara itorero. Kandi uvuze ko undi itorero kabitorero ubwo ntituba babiri tuzabivuga. Ntabwo tuzaba turi babiri kuko mu isi y'umwuka cyane uko Imana yaremye. Turebye ibyanditswe byera hariya mu gitabo cy'Itanguriro, ijambo riratubwira ko Imana yaremye umuntu yitwa Adamu, hanyuma niwe yasinzirije irangije imukura mu rubavu. Byumvikane ko Imana iri mu ijuru iyo yitegereje, cyangwa Yesu ari mu ijuru yitegereje abantu bo mu isi abona umuntu umwe, ntabona abantu babiri. Abona umuntu umwe, ntabwo abona abantu babiri. Bose byaba bihuye nuko umuntu yaba ari Kristo. Ni Kristo cyangwa nuri muri Kristo? Ni Kristo yigize umuntu. Rero reka dukomeza twongere twibutsa abantu bajye ku Musaraba TV1 bakore subscribe, share na commentaire na notification kugira ngo bajye bumva ibiganiro uzajya ubagezaho. Uyu ni umupasiteri rero aka kanya murabona ko amaze gusobanura uburyo yizera n'uburyo yemera. Rero kugira ngo mugane ku Musaraba TV1 tugiye kumuha umwanya kugira ngo atubwire, kugira ngo ashinge channel cyangwa se agire yerekwa rya YouTube channel yitwa ku Musaraba TV1 byaturutse he, byatewe n'iki? Aho iyi channel yanjye cyane irivuga butumwa international ryavuye ni ukuvuga gusobanukirwa imbaraga z'umusaraba. Imbaraga z'umusaraba nizo zigirane, nizo zidukiza, nizo zitubatura, nizo zitwita abana b'Imana. Ubwo rero nasobanukiwe umumaro w'umusaraba. Wasobanukiwe umumaro w'umusaraba. Hanyuma maze gusobanukirwa umumaro w'umusaraba nibwo nizeye umusaraba. Umwuka wanjye unyemeza gutanguza ivuga butumwa ku Musaraba TV1. Urakoze mushumba. Ubu se twizeza abantu ko ku Musaraba TV1 buruko bukeye bazajya babona inyigisho nk'uko umuntu abona breakfast. Kuko cyangwa uzajya ukora imwe mu cyumba cyangwa mu kwezi mbere nk'abandi basinziriza abantu. Oya, navuze kuko nasobanuye yuko ivuga butumwa cyane umuhamagaro wanjye w'umisiyoneri ni amazi atemba ataguma uruhande rumwe. Nukuvuga rero niba nda amazi atemba ngomba gusukwa buri gihe. Ubwo rero ibyo ngomba gusukwa nibintekeye muri nge. No kuvuga ngo buri munsi ngomba kubisuka. Umuntu ukurikiye umusaraba ku Musaraba TV1 ni ku musaraba ntago ari umusaraba. Ni ku Musaraba TV1 buri munsi umwijeje kazajya abona ifunguro rihoraho. Cyane kuko bundi n'ubundi abantu bari ku musaraba abo ngabo igihe cyose barakizwa. Abantu bari ku musaraba igihe cyose barakizwa. Turaza kwinjira mu gice cya kabiri kivuga ngo ese ni iki waba wazaniye abadukurikiye, ni iyihe message wabaha?
avuga message nabaha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Twasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka ni bice 9 umurongo 21, hanyuma turageza ku murongo wa 23. Muri kino gitabo cya Luka ibice 9 umurongo wa 21 turageza ku murongo wa 23. Ni ijambo ritonye cyane tugiye kuganiraho, ariko risobanura ku mbaraga z'umusaraba. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ugerageze uzamura ijwi. Yego. Ibice 9 umurongo wa 23. Ijambo ry'Umutwe riratubwira ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Imana ishimwe cyane. Ahanye Yesu yari kasobanura iby'umusaraba, aravuga ngo umuntu wese ushaka gukurikira Yesu cyangwa se kujya imbere ya Yesu akabana na Yesu akamukurikira, agomba ubwe akabanza kwiyanga. Yani magambo kwiyanga bifite ubusobanuro bwinshi. Iyo umuntu yiyanze ntabwo akunda indonke, ntabwo ashaka kwihayagiza, ntabwo ashaka kwerekana yuko ibitangaza ariwe yabikoze, ahubwo igihe cyose agomba guca mu bigeragezo, mu ntambara. Yani magambo umusaraba, ku musaraba niho twikorerera amarushwa cyangwa se amagorwa. Ku musaraba niho duhurira n'intambara, ku musaraba ni naho dukiriza. Yani magambo dupfira ku musaraba tukazukira ku musaraba. Iyo tugeze ku musaraba turapfa, kandi tugeze ku musaraba turazuka. Umuntu wese ushaka gukurikira Yesu ubwa mbere agomba kubanza kwiyanga. Kwiyanga rero ni ukuvuga umubiri wa kamere arabanza akawica ugapfa. Amaze kupfa kuwica abonye bayiyanze kuba muri kamere, habamo ibintu biryoshye muri kamere, habamo kwambara, habamo kujya, habamo ibintu byose no kwigwiza aho utuzi. Rero umuntu wese ushaka gukurikira Yesu ubwa mbere hari ibyo kubanza kwiyanga. Arabanza agaheba ubusambanyi, arabanza agaheba ubusinzi, arabanza agaheba kudandahirwa mu magambo. Hari ibinezereza n'ibiganiro bitari byiza abanza akareka, hanyuma kandi byagomba kunezerwa. Mu yandi magambo arabanza akiyambura kamere ya kera, hama akambara kamere nshya, ariyo isobanura ku musaraba. Yo mpamvu Yesu yarabibateguje, aravuga umuntu wese ushaka kunkurikira hari ibyo agomba kubanza kugira ane, hari ibyo abanza kwanga, hari ibintu abanza gusiga. Niba warahamagawe bagukuye mu kabare ugomba kubanza kureka inzoga. Niba warahamagawe wari umusambanyi ugomba guhagarika ubusambanyi. Niba warahamagawe ndetse wari umunyamagambo, amagambo urayahagarika. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu wese ushaka kunkurikira abanze yiyange. Rero muri kino gihe abantu bajya bakurikira Yesu ari ibintu batabanje kureka. Yani magambo imbere yo gukurikira Yesu cyangwa yo kugera ku musaraba no kwikorera umusaraba, mu yani magambo urabanza ukiyanga. Nasomye ijambo ry'umugabo bitwa mu Kristo cyangwa agatabo k'umugenzi. Uriya mugabo avuye mu rugo rwe, ahebye urugo, agiye ahebye ibinezereza, ahebye ibyari biryoshye. Nyamukijya nino yaramubwiye ngo ndagukurikiye, aramukurikira, ariko bageze mu ishayo Nyamukijya nino asubira inyuma. Ariko mu Kristo we akomeza kugwana, agenda ku musaraba. Mu yandi magambo ntabwo washika ku musaraba nta bintu wigeze uhangana nabyo. Gushika ku musaraba hari ibintu banza guhangana nabyo, hari ibintu hari intambara banza kunyuramo. Rero kwa intambara zose tunyuramo mu rugendo, mu rusengero, ahantu hose hatandukanye, izo ntambara tunyuramo birasaba ko tugize igendamo neza. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umuntu wese ushaka kunkurikira nabanze yiyange. Mana ishimwe. Nabanze yiyange hanyuma ankurikire, namara kunkurikira yabaze kwiyanga abone kwikorera umusaraba, abone kugera ku musaraba. Mu yandi magambo impamvu ino cyano ivuga ngo ni ku musaraba, mu yandi magambo bisobanura yo ku musaraba uba wageze neza ku musaraba. Hari igihe wumva umusaraba abantu bakagera imbere y'umusaraba ariko batawugezeho neza.
abantu bashobora kubatizwa ntibagere ku musaraba, abantu bashobora gusenga amasengesho y'iminsi 40 ariko ku musaraba batarahageze, abantu bashobora kubatizwa bakaba abapasitori bakaba bavuga ubutumwa ariko bataragera ku musaraba, bagifite amacakubiri, bagifite kwangana, bagifite inzigo, bagifite ishari, bagifite igonwa ndetse n'ibikorwa bene ibyo bakibifite, kandi baravuga ngo bageze ku musaraba ariko batarahagera. Iyo mpamvu ku musaraba ari mu kadomo neza. Mana ishimwe cyane. Rero Bibiliya iravuze ngo umuntu wese ushaka gukurikira Yesu nabanza yiyange hanyuma aza agere ku musaraba neza. Haleluya. Aya magambo Yesu niwe yavuze. Nagiye soma amagambo menshi cyane, nza gusanga hari abantu bagiye biyanga hama bashika ku musaraba, abo ngabo ni Imana yagigirira neza. Ndasomye ku bagabo bagiye bakorera Imana, Bashadraki n'Abameshaki n'Abedenego, bagiye n'abakozi b'Imana, hari ibintu babaze kwanga. Imana ishimwe cyane. Tugiye rero gusoza ariko amagambo akomeye cyane dutanguye n'aya magambo. Ushaka wese gukurikira Yesu nabanza agira ibyahe bye, hama namara kubiheba ashike ku musaraba neza. Mana nyir'icyubahiro n'imbaraga turagushimiye, tuzamuha ikibaro cyawe kugira neza bugaca bukira. Uri Imana ituyobora muri urugendo, kandi uri Imana idushigikira mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Hari abantu bagukurikira, watanga nimero ya telefone ubundi tugasoza? Nomero yanjye ya telefone ni 078552 97 367 0785 52 97 367. Ubwo rero wakenera ko twamusengera, kuko harimo abariko barakurikira bafite ibibazo bitandukanye. Hariho umuntu ufite umutwe udakira umara igihe kirekire, yampamagara nkamusengera. Hari umuntu abarozi bajya baca indasago bakamucandaga akabona ari karavirirana amaraso, uwo nawe yampamagara tugasengana Imana. Hari n'undi muntu urwaye igice cy'umugongo, igice cyo hasi cyacitse, uwo nawe aze kumpamagara dusengana Imana. Imana yo mu ijuru rero ikomeze bagire neza, kandi ikomeze biteho cyane, ukomeze mwaguke umwuka cyane, kandi mwaguke no mu ijambo ry'Imana. Amen.